Kadutangire tubikuza ubundi ndaza kugusobanurira nyuma. Uri kubona hano kuri balance mfite amafaranga 2600. Minimum yo kubikuza ni 2500. Uhita uza hano kuri withdraw. Yes, waza hano kuri withdraw. Urakanda kuri withdraw, hano uraselectinga bank uri buze kubikurizaho. Abantu bavuga ngo ntago bafite bank hano baba bari kukubaza ni nimero yawe. Hano rero ndaza guselectinga bank. Ni selectinga bank uri kubona ngiyi hano hejuru. Yes, nimara guselectinga bank ndahita nyikandaho hano hasi nshyiremo amount. Ndashyiramo amount kuko twabonye ko mfiteho 2600, ndahita nshyiraho 2600. Ninshyira 2600 haraza kongeraho 2080. Ubundi nkande confirm, ubundi ntegereze. Barahita banyereka ko biri processing, ndetse mu kanya gatoya ndaza guhita mbona SMS mbwira ko nakiriye amafaranga. Uri kubona aya yabaye successful ndetse n'ayabaye successful. Guys, nkuko mubibona muri screen yanyu aka kanya amafaranga ahise ahagera. Nituza hano muri nituza hano turasanga twatanze request saa 6:12 ndetse n'amasegonda 20. Hangaha saa 6:15 amafaranga yaramaze kutugeraho. Uri kubibona ko byahise biba successful. Nituza hano muri SMS turaza gusanga ya mafaranga yatugezeho. Uraza hano muri SMS uri kubona amafaranga ahise atugeraho kano kanya direct. Yes, uri kubona isaha amafaranga tugereho ni saa 6:14 kandi twatanze request saa 6:12. Guys, katurebe no video rero nkwereke uko nakorera no mafaranga ndetse n'ukuntu bigenda kugira ngo winjize. Iyi website ukiyinjiramo barahita baguhereza bonus y'2500, kandi ayo mafaranga ibaze ko mu minota itarenze 3 urahita uyohereza kuri MTN mobile money yawe. Katubanze turebe ukuntu bafungura account, ibindi byose ndabigusobanurira nyuma. Okay guys, nguhaye ikaze kandi agushimiye wese mu kurikira YouTube channel yacu Online 250. YouTube channel imaze gikora ndetse ikaba yarahaye abantu video nyinshi zitandukanye, abenshi bakagenda badushimira batubwira ko video twabahaye zagiye zibagirira akamaro. Video dutanga ni za online business ndetse na phone tips. Online business abantu benshi bakoze bakuye kuri YouTube channel yacu, abenshi muri bo babonye amafaranga cyangwa se babonye ibyo bashakaga. Nawe rero niba rwo bwa mbere ugeze hano kuri no muyoboro Online 250, kanda subscribe, kanguhereza amasegonda 3 ukande subscribe, ubundi dukomeze video yacu nta muhingenge. Guys, amasegonda 3 nayo nguhaye ararangiye. Link yo kwandikisha rero nk'ibisanzwe uraza kureba muri comment ya mbere, uraza guhita ubonamo link uyikandeho, then ukurikize step ngiye kukwereka. Ubwo tugiye gutangirana n'abantu bagiye gufunguramo account bwa mbere. Iyi website ukiyinjiramo barahita baguhereza bonus y'2500, kandi ayo mafaranga ibaze ko mu minota itarenze 3 urahita uyohereza kuri MTN mobile money yawe. Katubanze turebe ukuntu bafungura account, ibindi byose ndabigusobanurira nyuma. Hano hambere rero urinjira kuri link iri muri comment, uraza kwikandaho urahita uhinguka kuri tab imeze gutya. Aha hambere uraza kwashyiramo phone number yawe. Icyitonderwa kuri no phone number, uraza gushyiraho phone number uzajya ubikurizaho. Ahangaha uraza gushyiramo password utazibagirwa. Ahangaha kuri retype uraza gushyiramo ya password wasizemo bwa mbere kugira ngo nabwo uyiconfirming cyangwa se baboneka atari robo riri gukoresha iyi application. Nubisoza byose uraza guhita uza hano handitse ngo register. Wibuke kuri bukande kuri link naguhaye muri comment kugira ngo ubashe kugera kuri no tab. Numara gukanda kuri register, ngiye rero mfitemo indi account nigishiriza abantu. Ngiye kukwereka history zose cyangwa se ngiye kukwereka information zose nkoresheje iyo account mfitemo. Ndaza hano kuri login. Yes, ninza hano kuri login. Sorry gato. Ninza hano kuri login ndaza gushyiramo number ndetse na password. Nimara gushyiramo number na password ndaza guhita ngera kuri account ntangira ubundi nkwereke. Yes, nimara gukora login uri kubona ndahita mpinguka kuri website imeze gutya, cyangwa se ndahita mpinguka kuri dashboard imeze gutya. Tugiye kubanza twite kuri tuno tuntu uko ari tune. Hano hari akambere kanditseho ngo recharge, hakaba withdraw, hakaba helps, hakaza na check-in. Utu tuntu tune twose tugiye kuturebaho uno munsi. Tugiye guhera kuri hano kuri recharge. Gusa wowe ukimara gufungura account, ahangaha hanjye hari 0 uraza kwasanga 2500 ariyo ya bonus nakubwiye, uraza guhita ubikuza. Step yo kubikuza nayo ndaza kwigeraho ntugire ikibazo. Urahita uza hano rero
mbere na mbere ukigeramo ya bonasi baguhaye nta kintu uraba wemerewe kuyikoresha, gusa urahita uza hano kuri recharge. Ahangaha kuri recharge rero impamvu ino bonasi ya 2005 imeze nk'aho ari y'ubuntu bashyizeho, uraza hano kuri recharge ukande kuri 2005, then numara gukanda kuri 2005 bivuze ngo wowe ugiye kugura product y'ibihumbi 2005. Gusa mwumve kuri kino kintu, harimo product za 6, hakabamo iza 15, iza 30. Gusa twebwe nk'abatangizi tugiye guhera ku ya make ya 2005. Uraza gukanda kuri 2005 ukande hano kuri deposit bank. Yes, uraza hano kuri deposit bank, numara kuhakanda yes, uraza gukanda hano kuri confirm, uhita ukanda hano kuri confirm hasi. Numara gukanda kuri confirm biraza kuba processing, then wahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Uraza guhitamo MTN cyangwa se Airtel, biraterwa na phone cyangwa se na simcard uri gukoresha. Aha hasi yes, aha hasi muri kano kazi uraza gushyiramo namba yawe uri bukoreshe wohereza amafaranga cyangwa se ukora deposit y'amafaranga. Numara gukanda confirm ndashyiramo namba yes, nimara gushyiramo namba barahita bangeza kuri dashboard imeze gutya. Ino dashboard rero ni nyiri bukemure byose. Uri kubona hano uraza ukopiye bino bintu, then ujye muri phone yawe wohereze amafaranga 2005 kuri Grace Uwineza. Grace Uwineza rero niwe urwoherezeho amafaranga. Numara kuyohereza urahita uza hano ukande refresh, uraza gusanga amafaranga yawe yageze muri no account cyangwa se muri no website. Ubwo ngubwo ntago bera birangiye. Ahangaha hari 2005, uraza guhita usanga habaye 5. Ubwo uri kumva n'ibihumbi 2005 byavanye kuri phone ubishyiraho, ariko ntugire ikibazo 2005 byavanye kuri phone ukabishyiraho birahita bigaruka mu munota umwe. Tugiye guhita tureba step ya kabiri yo kugira ngo ya mafaranga ya bonus baduhaye duhite tuyabikuza. Ikintu uzajya uhita ukora, urahita uza hano kuri product. Nuza hano kuri product uraza ubone izi product zose. Inongewe ino account naguzemo product imwe yo kwigishirizaho abantu, gusa mfite izindi account nyinshi kuko ino website yishyura neza kandi mu minota mikeya. Ndaza hano kuri buy now kuri ino ya 2005 kubera ko ariyo nashyizeho ibihumbi 2005 nakoze deposit. Ubwo ngubwo buri munsi nzajya mbona amafaranga 375 mu minsi 150 nzaba maze kubona 36,250. Nkande kuri buy, ninkanda kuri buy bya 2005 nkoze deposit birahita bivaho, ariko ntugire ikibazo arahita agaruka. Urasubira hano inyuma uze hano kuri withdraw. Ubwo hano uraba usigaranye ibihumbi 2005 ya bonus baguhaye, uhita ukanda kuri withdraw. Nukanda kuri withdraw uri kubona hano ahantu handitse ngo select your bank card. Bank card rero ku bantu bavuga ngo ntago tuyifite, bank card yawe yes ni nimero ya MTN Mobile Money cyangwa se Airtel Money. Uraza kuyiselectinga ushyiremo amount 2005, then ukande confirm. Nyuma y'iminota 10 amafaranga yawe araba kugezeho. Ubundi ikintu cyose uzajya ukora uzajye ugikora ubisizemo umutima, kandi umenye ko hano hazamo risk ebyiri, ushobora guhomba cyangwa se ukunguka. Impamvu hano hatarimo guhomba, ushobora 2005 ugahita ubikuza 2005. Uri kumva nta gihombo kiba kirimo uretse umwanya wawe uba wakoresheje. Ikindi rero uhita uza hano kuri check-in. Check-in uyikora buri munsi. Iyi check-in rero baguha amafaranga 25 buri munsi, yakiteranya na ya 375 bigata biba 400 winjije ku munsi. Uri kumva hano harimo amafaranga nkuko ubibona. Ngiye nasizemo 2005 muri no account. Iyi account ndi kukwerekeraho gusa maze gukuramo 7675. Izi SMS zose ushobora kuza kuzibona tuje hano kuri withdraw history, tukaza hano hejuru. Nituza hano hejuru kuri record uraza guhita usanga ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu nabikuje amafaranga angana n'ibihumbi 2 ariyo ya bonus natangiriyeho. Ku itariki 23 nabikuje amafaranga angana n'ibihumbi 2575. Ku itariki 24 ari izi saha tumaze kuvuganiraho, nkuko wabibonye no muri video amafaranga yisengeraho, mbikuje amafaranga 2600 ndetse kandi uri kubibona yangezeho. Nituzana hano muri SMS byose uraza gusanga yaragiye angeraho. Aya mafaranga uri kubona nayo nagiye nakira binyuze muri la website. Aya ngaya ni 280 nyakiye aka kanya. Aya ngaya ni 260 nyakiye nimugoroba. Ndetse aya ngaya nkuko ubibona
Yes, aya ngaya nk'uko ubibona ni 2 nakiriye nabwo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu ndetse aturutse muri iriya website. Nk'uko mubibona hari hashizemo iminota mikeya maze gutransfer ya mafaranga 5,000. Nta bwoba rero ino website ikore itaramara igihe kinini ngo batangire kongeza imigabane. Guys, niba ugeze hano ukireba video, andika ijambo muri comment ngo continue cyangwa se wandike ijambo muri comment ngo thanks. Ubundi unyandikire kuri 0788 60 34 053. Ibikurikiraho uza kubimenya ari uko umaze kunyandikira. Wakoze kureba ino video kandi ntugende udakoze subscribe.